Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, twakira ikimenyetso cy'umukiro Yezu Kristo atuzaniye kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe, tariki 19 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 14 umurongo wa 5 kugeza kwa 18. Bukeye umwami wa Misiri aza kumenya ko umuryango w'Abayisiraheli wacitse. Ubwo ngubwo umutima wa Farawo n'uw'abagaragu be urabirinduka, maze baravuga bati, byagenze bite rwose kugira ngo tureke Abayisiraheli bagenda, be kuzadukorera ukundi? Nuko Farawo azirikisha amafarasi ku igare rye, akoranya n'ingabo ze baragenda. Yajyanye amagare 600 y'indobanure n'amagare yose ya Misiri, hamwe n'abagabo bita kuri buri gare. Nuko Uhoraho atera umutima wa Farawo umwami wa Misiri kunangira, maze yiruka ku Bayisiraheli. Kuri abo Bayisiraheli nyine bari basohotse bishimiye kwigenga. Abanyamisiri rero babirukaho, maze bashyikiraho baciye ingando iruhande rw'inyanja. Amafarasi yose akurura amagare ya Farawo, n'abarwanira ku mafarasi hamwe n'izindi ngabo ze babashyikira hafi y'Ipihahiroti, hateganye na Behari Sefoni. Kubera ko Farawo amaze kubasatira, Abayisiraheli bakebutse babona Abanyamisiri baje babateye. Nuko Abayisiraheli bakuka umutima bitavugwa, baganyira Uhoraho, babwira Musa bati, mbese Misiri yari ibuze imva byatuma utuzana ngo tugwe hano mu butayu? Watugenjeje ute kugira ngo utuvane mu Misiri? Ntabwo twari twarabikubwiriye mu Misiri tuti, tureke twabagaragu b'Abanyamisiri, kuko ikiruta ari uko twabagaragu b'Abanyamisiri aho kugwa mu butayu? Musa rero abwira rubanda ati, mwigira ubwoba, nimukomere muze mwirebere uko Uhoraho abarokora uyu munsi. Koko rero Abanyamisiri muruzi none, ntabwo muzongera kubabona ukundi. Uhoraho ubwe ni uri bubarwanire mu kigwi cyanyu, naho mwebwe mwigaramiye. Uhoraho abwira Musa ati, igituma ukabya kuntakambira ni iki? Bwira Abayisiraheli bashyire nzira, naho wowe ngaho bangura inkoni yawe, urambura ukuboko ukwerekeza ku nyanja, uyicemo icyambu, maze Abayisiraheli bagende ku maguru mu ngeri y'inyanja humutse. Naho njyewe ngiye gutera umutima Abanyamisiri kunangira, kugira ngo bayishokemo babakurikiye, maze ngaragaze ikuzo ryanjye, nkorera ishyano Farawo n'ingabo ze zose, n'amagare ye n'abanyamafarasi be. Abanyamisiri bazamenya ko ari njye Uhoraho, nimara kugaragaza ikuzo ryanjye, nkorera ishyano Farawo n'amagare ye n'abanyamafarasi be. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo y'igisingizo idufasha kwakirira isomo turayisanga mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 15. Turaririmbira Uhoraho kuko yisesuyeho ikuzo. Ndaririmba Uhoraho kuko yisesuyeho ikuzo, ifarasi n'uyirwaniraho yabiroshye mu nyanja. Uhoraho n'imbaraga zanjye niwe ndirimba, niwe wankijije, niwe Imana yanjye, reka musingize, niwe Imana ya data, reka mushimagize. Uhoraho ni intwari ku rugamba, izina rye ni Uhoraho. Amagare ya Farawo hamwe n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Abanyamafarasi be bimena bamirwa n'inyanja y'urufunzo. Ibizenga by'ikuzimu birabatwikira, barigita mu mazi ikuzimu boshye ibuye. Turaririmba Uhoraho kuko yisesuyeho ikuzo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 12 umurongo 38 kugeza kwa 42. Muri icyo gihe bamwe mu bigisha amategeko no mu Farisayi baraterura babwira Yezu bati, mwigisha, turifuza kubona ukora igitangaza. Arabasubiza ati, iyi nyoko mbi kandi y'abahemu irashaka ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso izahabwa atari cy'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yamaze mu nda y'ifi iminsi 3 n'amajoro 3, ni nako umwana w'umuntu azamara mu nda y'isi iminsi 3 n'amajoro 3. Ku munsi w'urubanza Abanyaninive bazahagurukira abiyi ngoma, maze babatsinde, kuko bumvise inyigisho za Yonasi, maze bakisubiraho, kandi hano hari uruta Yonasi. Umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira abiyi ngoma kuri uwo munsi w'urubanza, maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hari uruta Salomoni. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana nimukomere. Imana gutegura amasomo aryoshye cyane kuri uwa mbere utangira icyumweru.
Imana ishaka kutwera ikimenyetso cyo kwisubiraho. Ese muvandimwe, harabura iki ngo wisubireho? Hari ubwo turenganya Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi kugeza naho tuyifata nk'umupfumu, magicien, tukaba twayitegeka ibyo dukorera tukayigora pe, kandi iyo yaranagiye tugoragoza bikomeye ngo twisubireho, ariko tugakomeza kunangira ababyeyi, gufunga umutima n'umutwe, kwanga ko Imana yinjira iwawe mu buzima. Bakristo bavandimwe, mu buryo bune bwo gucumura, 4 formes de péché: pensée, parole, action et omission. Gucumura mu bitekerezo, mu magambo, mu bikorwa, ndetse no mu byo wirengagije gukora. Ubwo buryo bwa kane, péché par omission, ibyo wirengagije gukora, abantu benshi dukunze kubugwamo. Ubwo buryo bukunze kwihisha ahantu habiri. Uburyo bwa mbere ni ukwirengagiza ikiza utashoboye gukora. Wenda waribagiwe, waribeshye, warapinze, kwinumira, passer sous silence, kwicecekera, guturama. Uko ni ukwirengagiza, kwanga gukora icyo wagombaga gukora, umuntu bakamurenganya kandi uzi ukuri kwabyo ukicecekera. Ariko hari n'ubundi buryo bukomeye bwo kwirengagiza, noneho ntabwo ari ikiza utakoze, ahubwo noneho ni ukwicuza ikibi utakoze. Ibyo birababaje pe. Akaba umugabo wigeze wiruka ku njangwe ngo yashakaga kuyirya, injangwe iza kumusiga, nuko arayibwira ati, sha, iyo nkiza kumera nk'imbwa nari kwirukaho, ariko nagufata nkakuniguza. Mbega abagabo baraha ababyeyi, kuba atarabaye imbwa ari kubyicuza kweri. Regretter no mal no commis, n'izindi mvugo nyinshi ati, kuba utaramwishe warahemutse, kuba utaramuhanuye kuri cya giti warahemutse, kuba utaramusebeje warahemutse, kuba utaramusambanyije, kuba utaramwambuye, kuba utaramwibye, kuba utaramukoreye nabi. Nguko kwicuza ibi bitagezweho babyeyi. Ngubwo ubi bw'icyaha cya omission. Uko wagiye wirengagiza ikibi, nabyo bigakomeza kugucira urubanza. Ya conscience erronée, wa mutima nama wapfuye. Mu isomo rya mbere harimo ibimenyetso bibiri byo kunangira bicuza ibi batakoze. Hari ku ruhande rwa Farawo n'uruhande rw'Abayisiraheli. Hari abantu bamwe bajya bavuga bati, ko twari tuzi ko Imana ari nziza igihe cyose, none kuki bavuga ko yateye umutima wa Farawo kunangira? Ubwo ntimwumva ko Imana ari itera abantu gucumura? Ngo niba ari uko Imana imeze ngo yaba ari ingome pe, Dieu méchant. Oya, mu Kristo muvandimwe, hari icyo bita libre arbitre, wa muntu ufite ubwenge n'ubushake. Imana hawe umuntu ubwigenge, umuntu ashobora guhitamo icyiza akagikora n'ikibi akakireka. Byumvikane ko iyo afite ubwenge, wa mutima nama conscience, wandi umubwiriza gukora icyiza, ikibi akakihorera, ya conscience igikora neza. Rero mu Kristo muvandimwe, iyo wakomeje kunangira kugera kuri Amina, mbese nka Farawo, burya nta ko Imana itaba yakugoragoje. Muribuka ukuntu Farawo bigitangira, Imana mutumyeho bamusa, ariko aranangira. Ibyago biza kwibasira Misiri, n'ubundi Farawo ntacyo yatoyemo, akomeza kunangira. Biratangaje, birababaje, kandi kugeza na n'uyu munsi Abisirayeli ubwo bari gusohoka mu Misiri, Imana akoze ko ishoboye kose basohora mu Misiri, kugeza n'uyu munsi Farawo yanze kuva ku izima. None se bavandimwe, twongere tubeshyere Imana koko? Buriya n'uburyo bw'umwanditsi, figure de style, nubwo yabyitirira Imana, ariko biri kuri Farawo. Farawo niwe unangira. Rero ntabwo ari Imana twabeshyera pe. Namwe nimwiyumvire uburyo Farawo akiri kwidegembya anangira. Ubwo muri iri somo rya mbere bagize bati, umwami wa Misiri amaze kumenya ko umuryango w'Abayisiraheli wacitse, ubwo umutima wa Farawo n'abagaragu be urabirinduka, maze baravuga bati, byagenze bite rwose kugira ngo tureke Abayisiraheli bagenda be kuzadukorera ukundi? Nyumvira nawe kukwicuza. Iki cyaha cyo kwicuza ibi utakoze, kuba utatsikamiye abandi. Naho ubundi Imana y'abavandimwe ni nziza igihe cyose, kandi igihe cyose Imana ni nziza. Burya nitwe babi pe, ni natwe kandi twicira imanza bitewe nuko tutumva ijwi ry'Imana, wa mutima nama Imana yaduhaye. Rya jwi ry'Imana ridukebura, ritubuza gukora nabi. Ngaho namwe nimunyumvire uburyo Imana iri kurwana ku Bayisiraheli kugira ngo bambuke ngo ibarokore ubucakara bwa Misiri Farawo, ariko nabo batangiye kwicuza pe. Nuko babwira Musa bati, mbese Misiri yari ibuze imva byatuma tuzana ngo tugwe hano mu butayu? Twari twarakubwire mu Misiri tuti, tureke twabagaragu b'Abanyamisiri, kuko ikiruta ari uko twabagaragu b'Abanyamisiri aho kugwa mu butayu. Ye baba we, nyumvira ababyeyi, kwicuza ibyiza Imana iri kugukorera, ukicuza ubwigenge Imana iguhaye, la liberation. Uko no kwirengagiza. No mu Evanjiri y'uyu munsi hagaragayemo kwirengagiza inema z'Imana. Yesu yagiye akora ibitangaza byinshi, akiza abarwayi, agaburira abashonji, azura abapfuye. None nyumvira ibigusha huye nabyo. Ubwo abafarisayo bamuteze umutego bati, mwigisha, turifuza kubona ukora igitangaza. Dore rero bakristo bavanye icyo bita kwinja,
kunangira, ubushotoranyi, guhambara. Yezu muri iyi vanjiri araboneraho bereke ko bari mu nzira mbi, barayobye, bityo akabasaba kugororoka. Yezu yagize ati, iyi nyoko y'abahemu irashaka ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso bazahabwa atari cy'umuhanuzi Yonasi. Amen. Urakoze Yezu guturangira ikimenyetso. Bavandimwe, iminsi 3 Yonasi yamaze mu nda y'ifi ishushanya iminsi 3 Yezu yamaze mu mva. Nicyo kimenyetso gifatika cy'Imana ihereza abantu urupfu n'izuka bya Kristo, ikimenyetso cyo gucungurwa. Icyo kimenyetso rero kigatuma abantu bahinduka kandi bemera. Iki kimenyetso kiza no kwemera. Ngo uyu mukiro w'abapagani bakazabatizwa. Ngiri ryabera rikomeye ry'ukwemera, le mystère pascal, rigambira umukiro wacu, tugahinduka tukava ikuzimu, tukava ibuzimu tukajya ibuntu, tukava mu rufu rw'icyaha tukazukira ubuzima hamwe na Yezu Kristo, tuba abantu bashya batanangira, twitwara neza. Ese wo mukristo muvandimwe, ntaho ugera mu buzima bwa buri munsi kubera ubwenge bwinshi ndetse n'ubwigenge bwinshi ugasaba Yezu ikimenyetso uri kumwisha? Ese nawe wasanga ukiri kwicuza ibyiza Imana yagukoreye? Akaba muntu umwe ati, iyo ntaba umukristo mba nguhomboye, mba nkujyanye mu nkiko ngakuriganya, iyo ntaba nambaye ishapure mba nagukubise urushyi. Mbese ugahora wicuza ubuzima bwawe nkaho ko umukristo byaguhemukiye ari ipfunwe kuri wowe. Ariko mubyeyi, ni nabyo koko, kuko ubukristo ari urugamba nyine rukomeye ugomba kurwana buri munsi. Iyo ubukristo bwagufashaga guhinduka, bugakurinda nyine icyo kibi wari gukora, ukareka amabi, ukareka kunangira, mbese ukava ku izima ukaba muzima. Umunsi umwe hirya kure muri Afurika, umusore n'umukobwa biganaga mu ishuri rimwe kandi bakundana pe. Igihe rero kiza kugera, wa mukobwa asezera kuri wa musore ajya kwiha Imana mu babikira, abwira wa musore ko ariho ari kumva Imana imuhamagara. Murabyumva namwe, wa musore biramubabaza cyane, nuko ageze imbere n'agahinda kenshi abiganije bagenzi be b'abasore, nuko batangira bamuserereza bati, nta soni ugira, uriya mukobwa aragucitse, ubwo sura umusore, uriya mukobwa azagwirwa n'iki kuri umusore? Ubundi wagushaka ikimenyetso umusigira. Ikimenyetso babyeyi, ubwo mukaba mwaryamana, ukamusambanya, ukamutera nk'inda, ubwo se waremeye aragucika? Warebaga he koko? Aragukurana, arinda kugendana nta kimenyetso kweri? Ikimenyetso babyeyi. Wa musore nawe biramurakaza, nuko akajya arayicuza, mbese akajya yumva yarabaye ikigoryi koko ko atatanze ikimenyetso. Nuko umunsi umwe yiyemeza kujya gushaka wa mukobwa kubabikira muri Kuva, ngo amuhendahende arebe ko akemera akamusigira icyo kimenyetso. Agezeyo wa mukobwa mubera ibamba, aramukanira. Nuko umusore akomeza kumutera ubwoba amwandikira ati, nutemera tukaryamana n'ukuntu twakundanye, nzagukorera ibintu bisharira bibishye, ntuzigera ubona amahoro mu bihaye Imana wagiyemo, nzakora ku buryo bazakwirukana. Wa mukobwa biza kugera igihe aza gusezerana abo mubikira, naho wa musore yakomeza gutegereza kundi azamutumaho ngo be yamusigira cya kimenyetso. Arategereza shwi, none amenye ko yabaye umubikira, birushaho kumurya mu nda. Muri uko gukomeza yicuza, aza gufata umugambi ajya kurega wa mukobwa ku bakuru b'umuryango ko uwo mukobwa amaze gukuramo inda ubugera 3 kose. Umusore abihuza neza na ya minsi 3 Yonasi yamaze 3 mu nda y'ifi, ndetse n'iminsi 3 Yezu yamaze mu mva. Cyakora niba arashaka gizuka ntumbaze, gusa Mameya biramubabaza cyane ukuntu babonaga uwo mubikira ari we ntangarugero pe, witonda, yitwara neza, akora neza, ashishikaye. Nuko bamaze kumva ibyo bibi yakoze byose, bafata umugambi wo kumwirukana. Mbere yo kugenda rero umubikira asubira iwabo, yagombaga gusiga ibintu byose byo muri communauté, harimo na telefone yakoreshaga. Nuko umukuru w'umuryango abanza gusoma za message zose zari ziri muri ya telefone, aza kugwa kuri ya nditerabwoba rya umusore w'ikimenyetso ati, nutemera turyamana n'ukuntu twakundanye, nzagukorera ibintu bisharira, ntuzigera ubona amahoro mu bihaye Imana, nzakora ku buryo bazakwirukana. Nuko bakuru bahereye kuri iyo message barashishoza, batoroza amakuru yose, baza kumenya intandaro y'icyo cyasha uwo musore yari yashyize kuri uwo mubikira. Nuko wa mubikira ntibaba bakimwirukanye kubera Imana. Wagiye se ngo ntiyaje no gusezerana burundu, naho ureka undi ngo ategeke ko bamwirukana ubundi abone cya kimenyetso. Ikimenyetso babyeyi. Nya bakristo bavandimwe, nimukomere. Kuba Faro n'abanyamisiri bakomeza kunangira, babajwe nuko Abayisiraheli babacitse ngo batakibakoresha imirimo y'uburetwa, ntibubiza Imana gukomeza kugira neza Abayisiraheli, ibambutsa, ibarokora, ibakiza, ibavana habi. Kuba Abafarisayi bakomeza kunangira no kwinja Yezu ndetse no kumuhigahiga ngo bamwicishe,
ntibibuza Yesu gukomeza umugambi wo gukiza abantu, kubagirira neza aho anyuze hose. Nubwo bazamwica bakamubamba ku musaraba, ariko azazuka kuri wa munsi wa gatatu nyine. Nawe umuvandimwe, kubagirwa nabi ugatotezwa ukabeshyerwa bagakurenganya bakaguhungeta, humura, Imana niyo nkuru. Imana iza kurwanaho, amaherezo ukuri kuzatsinda. Niba ufite Yesu biraguhagije. Nuko rero mukomereho we kumuhemukira, kandi mu Kristo umuvandimwe, nunagira tombora ntugwe mu mutego w'icyaha baguteze, ishima unezerwe, ntuzigere wicuza icyo kibi utakoze, ntuzigere wicuza ibi utagezeho, ahubwo uharanire kuzuza neza ibyo ushinzwe buri munsi, wirinde kwirengagiza no gufunga umutwe n'umutima buri munsi, ubundi worohere Yesu. Urebe ibimenyetso byose Yesu adahwema gukwereka cyangwa kuguterekera ku nzira y'ukwemera, ngo urusheho kuba neza umutunganiye. Ubundi uhinduke buri munsi, wongere ube mushya buri munsi. Humura, niba ufite Yesu biraguhagije. Bana b'Imana, nimugire amahoro. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Nacho nigeze mbura, sinakwitandukanya nawe. Nacho